Reka tuvuge ku nkuru ibabaje y'umukobwa witwa Emily. Emily yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Chicago, mu gace ka Illinois. Emily yavukiye mu muryango usa naho wifashije. Se yari afite akazi ka Leta kamuhemba neza, nyina nta kazi yagiraga. Emily yakuze ateteshwa. Ubwo yari akiri muto agifite ababyeyi bombi, yabagaho rwose mu muryango wishimye, hagaragara urukundo hagati ya mama we ndetse na se. Ese yashoboraga kugaburira umuryango we no kuwuha igitunga no kuwuha ibiwutunga, nta kibazo cyari mu muryango. Ubwo Emily yari afite imyaka 4, nyina yitabye Imana. Nyina yitaba Imana bitunguranye, apfa azize indwara y'umutima. Ubwo ubuzima bwatangiye kuba bubi. Ise wa Emily asa naho ababajwe cyane n'urupfu rw'umugore we, atangira gutakaza bimwe mu bushobozi yari afite, ndetse n'ubukungu bwe butangira gusubira inyuma. Ariko arongera aza kuzanzamuka mu gihe runaka. Akimara kuzanzamuka yigiriye inama azana undi mugore wa kabiri. Ubwo yari abaye nyina wabo wa Emily. Ise wa Emily yakundaga akazi ke ndetse akagahoramo cyane, bityo inshingano zo kurera umukobwa we yari yarasigiwe na nyakwigendera azishyikiriza wa mugore we ari mukase wa Emily. Mukase wa Emily yari umugore usa naho ari umwana mwiza, ariko ari byo kwiyoberanya. Yari asa n'intama yambaye uruhu rw'ikirura rwose, cyangwa ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Icyo gihe rwose yasaga n'umuntu usa naho ari mwiza, ariko ku mutima we atari umwana mwiza. Ise wa Emily kubw'ibyago yakoze impanuka ubwo yari avuye ku kazi, ajanjagurika umutwe ndetse anakomereka mu bwonko mu buryo bukabije. Ubwo yari kwa muganga yabuze umuntu wamwitaho, aza kuhagwa. Icyo gihe mukase wa Emily yagiye guhita kuri se wa Emily, ahubwo yakomeje kwiyitaho no kwibera mu rugo gusa, ntiyita ku mugabo we, birangira umugabo we yitabye Imana. Emily nta kindi kintu yari asigaranye uretse mukase ndetse n'imitungo bari bafite: inzu ya se wa Emily, imodoka ndetse n'udufaranga duke bari barashyize kuri konti yo kuzigama, two gusa twari dusigaye. Kandi uwo mugore bari barasezeranye ivangamutungo, ku buryo nawe yari afiteho uburenganzira. Uwo mugore yatangiye kurya utwo dufaranga, dore ko nawe atakoraga, kandi yari umugore wirirwa yiyicariye mu rugo aka kazi, yirirwa yiyogereza inzara, yita ku musatsi we, nta kintu yitaho muri make. Emily byatangiye kumucanga ubwo yari agize imyaka 8. Biranga rwose, ubuzima buranga buramugora. Ubwo mukase yigira inama yo kwishakira undi mugabo, ariko ajyana na Emily muri ya nzu babagamo, nayo yaje kugurishwa. Wa mugore arayirya, n'uwo mugabo bamaze gushakana. Ubwo nabo si abantu bakoraga, birirwaga biryamiye baryoshya, baza no kubyarana abana 2, kandi bose uwo mugabo n'uwo mukase wa Emily nta kazi bagiraga. Emily ubwo yari amaze kugira imyaka 12, yatangiye gufata inshingano zo kurera abana be, barumuna be 2 bahuje, batagira abo bahuriyeho, ahubwo ba mukase n'umugabo we. Ubwo Emily yatangiye gushaka akazi ko gukora muri resitora, ako bita abaseriveri no koza ibyombo. Ubuzima buramucanga, buramunanira rwose. Ava mu ishuri ku myaka 12, afata inshingano za kibyeyi, kandi nawe yari akwiye kurerwa. Ubuzima bwakomeje kumucanga, ariko arangarakazanya, ntiyava ku izima kandi ntiyagusha umubiri we, ndetse rwose ahagarara gitwari nk'umukobwa warezwe neza, kandi wigiye ku mateka y'ibintu byose, kandi wizigiye ku buzima bw'ubupfubyi yaciyemo akiri mutoya. Yarakomeje akora akazi k'ubuseriveri, ndetse afasha barumuna be kwiga. Ubwo yageze ku myaka 18, agikora akazi k'ubuseriveri ndetse anafasha barumuna be ngo byibuze bo uburezi yabuze bazabubone, amashuri atize bazayege, iterambere batagezeho bazaribone. Ubwo yari muri resitora arimo gukora,
yahamagawe n'aba babyeyi be, twavuga ko ari mukase ndetse n'umugabo wa mukase. Baramubwira bati nyaruka bwangu mu rugo, ngo bari bamuboneye umugabo w'umukire bari mu bushyingire akazabitaho mu buzima bwabo bwose. Uwo mugabo rwose ari umukire kandi yari yarakunze Emily, ariko Emily ntiyari amuzi. Akigera mu rugo baramubwira bati itegure bwangu, ugomba gushyingiranwa ukadukora muri ubu bukene. Reba barumuna bawe bakeneye ubufasha, bakeneye kwiga, bakeneye umuntu ufite amafaranga wo kubitaho. Natwe turimo kugenda dukura, dukeneye umuntu wo kutwitaho. Bityo rero igisubizo twabonye ni ugushyingira. Emily abanza kubyanga, dore ko atari yarigeze anakunda cyangwa ngo anakundwe, ahubwo yiritagaho gusa akirebaho, akora akazi kamanywa nijoro kugira ngo abashe kubona ibitunga umuryango, dore ko ariwe wakoraga mu rugo abandi batakoraga, kandi afite barumuna be babiri agomba kwitaho. Nk'umwana warezwe kandi wubaha, yanze kubasuzugura, arabyemera. Ubwo ngubwo imodoka yari ihagaze ku marembo, yamutegereje ije kumutwara ngo imujyane kuri wa mugabo we. Nyuma y'iminsi 3 bagombaga gukora ubukwe n'umugabo atazi. Bamubwira ko umugabo we yagiye mu ngendo z'akazi hanze y'igihugu, azagaruka bagashyingiranwa mu minsi 3. Ubwo umushoferi yaraje aparika ku muryango, amushyira mu modoka, aramubwira ati rero ushyiriye bose wanjye, nkujyanye iwe, urabuhategereje, uhamutegerereje azahagusanga. Ubwo Emily naho umushoferi we bajya mu modoka baragenda. Emily akigera kuri kwa wa mubosi ahasanga urugo rwiza cyane, inzu nziza cyane ikeye, twakwita villa, ndetse inzu rwose igeretse, isa neza, bigaragara ko ari mu gikungu. Ariko agezemo nta muntu yahasanze, uretse agashiki ka bosi kari gatoya, kakiri gatoya cyane, niko gusa kari gare. Emily bamweretse icyumba ndetse n'ibintu bye babishyira mu cyumba. Ubwo ngubwo atangira kuhaba, ahamara iminsi 2. Ku munsi wakurikiyeho ari wo munsi wa 2, umushoferi yaragarutse, aramubwira ati bosi yampamagaye ambwira ko ugomba kujya gushaka umwambaro w'ubukwe. Emily yicara muri ya modoka n'umushoferi we, barakomeza bajya ahantu bagomba guhitamo imyambaro y'ubukwe. Amwinjiza mu iduka cyane rihenze cyane, rigaragara ko ari iduka ry'abantu bakize. Yitegereje amakanzu yose yari ahari, asanga ni amakanzu y'ibiciro ahanitse cyane ku buryo umuntu atapfa kuyigondera. Emily aramubwira ati rero iri duka twayobye, sinshaka kwambara ibintu bihenze gutya, sinshaka kwambara ibintu bigura amafaranga, nagomba gukorera ubuzima bwanjye bwose, ndashaka kujya mu iduka rihendutse ryari ryoroheje. Umushoferi insista aramubwira ati bosi yantegetse ko nkuzana hano, kandi rwose ntandi nakujyana, sinshaka kubura akazi kanjye. Emily abonye shoferi akomeje kwansista, aramubwira ati rero reka noneho mfatire ihendutse. Emily yafashe ikanzu y'ubukwe ihendutse kurusha izindi zose zari aho mu iduka. Ubwo basubiye mu rugo, Emily aritegura ku munsi wa 3 agomba kujya gukora ubukwe. Shoferi yarazendutse kare cyane n'imodoka nziza, amujyana kuri sare. Ubwo bari mu nzira berekeza kuri sare, bageze mu nzira basanga hari imodoka yakoze impanuka. Iyo modoka irimo akana k'agakobwa kakomeretse cyane, kavirana umubiri wose, ndetse bigaragara ko rwose ubuzima bwako buri mu kaga. Emily yabwiye shoferi ati hagarara bwangu dutabare kariya kana. Shoferi abanza kwanga, aramubwira ati erega mfite amasaha bampaye ngomba kuhakugeza. Emily aramubwira ati sohoka mve mu modoka yawe, ngomba gutabara uriya mwana uko byagenda kose, ubuzima bwe buruta ibi byose tugiyemo, niyo ubwo bukwe bwapfa ariko nkatabara uriya mwana. Ubwo ngubwo shoferi yarumvise, barahagarara, bafite ka kana bakajyanga birukanka. Emily kanzu yuzura amaraso, ako kana karimo kavirirana, Emily agatorera mu maboko, ikanzu y'ubukwe yuzura amaraso umubiri wose, bigaragara ko rwose yahindanye, ariko akana karavurwa kandi ubuzima bwako buva mu kaga. Emily abonye abaganga bamaze kukakira, ndetse bamaze n'ubuzima bwako bumaze kurenga aho mu kaga, bumaze kuva mu kaga, bivuze ko abaganga bari bagatabaye kandi bagafashije katagipfuye. Emily yabwiye shoferi ati vayo rero tugende dusubire muri bwa bukwe bwanjye, ati ko ikiri bube cyose muri ubu bukwe ndabyakira, ariko icya mbere ni uko natabaye umwana, ubuzima bw'uyu mwana bwari mu kaga. Emily
na shoferi wiwe basubiye mu modoka berekeza kuri sale. Ageze kuri sale yahasanze ababyeyi be n'abandi bantu bari baje mu bukwe, bamubonye ahingutse ganza yuzuye amaraso batangira kumutonganya. Ba mukase ati buri kigoryi wari wagiye hehe? Ati ubwo buzima bw'uwo mwana bwarutaga agaciro ubu bukwe? Ati dore uradusebeje, reba uburyo usa, reba uburyo wanduye. Ubwo Emily atangira kubasaba imbabazi, ariko ntiyari azi umukwe, ntiyari azi umugabo we bagomba gushyingiranwa uwo ari we. Ubwo ngubwo icyamutunguye yagiye kubona abona uwo bagomba gushyingiranwa ari wa mushoferi. Uwo mushoferi ntiyari umushoferi mu by'ukuri, ahubwo yari bosi wa mukire wari wiyoberanyije, kugira ngo arebe imyitwarire ya Emily, arebe niba koko atari umuntu ugiye gushyingiranwa nawe akurikiye ifaranga, atari wa mukobwa w'abasireyi babandi bakurikira ifaranga, badakurikira urukundo rwa nyarwo, batagira umutima wa kimuntu, ahubwo ikibaraje ishinga ari amafaranga, imitungo ndetse n'ubwirasi bukabije. Ubwo wa mugabo wari umushoferi yaramubwiye ati Emily, nakwitegereje neza ndasanze uri umugore ukwiye. Ati singwatira gushyingiranwa nanjye, ati ariko niyemeje kubera umutima wagaragaje ukemera no guhora ubukwe bwawe, nemeje kugufasha, zagufasha wige usubira mu ishuri, zafasha barumuna bawe ndetse nzafasha n'umuryango wawe kubaho. Ati ariko unyemerere rwose, wanyemerera urukundo tukabana cyangwa utanyemerera, byose ndabyakira kandi nta kizatuma ntagufasha. Nabonye ufite umutima ufitwe na bakeya, urihangana kandi ntiwita ku buzima ku byawe, ahubwo wita ku by'abandi. Ubuzima bwawe nibwo ushyira inyuma y'ubw'abandi, ubundi bw'abandi bakabanza, kugira ngo uzabone uwo muntu ku isi biba hake cyane. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu ushyira mu gaciro umutima w'ubunyangamugayo ndetse umutima w'urugwiro, ukunda abantu. Emily na wa mubosi. Ubwo Emily ntibakoze ubukwe icyo gihe, ahubwo batangiye kubaho nk'aba girlfriend n'aba boyfriend, barakundana cyane karahava. Hakize imyaka 2 Emily yarasubiye mu ishuri, ubwo yatangiye komeza ishuri rye ndetse aza no kugaradiwa ararangiza. Amaze kurangiza ashyingiranwa na wa mugabo ndetse na barumuna ba Emily babyawe na mukase, nabo bari batangiye kwigira hejuru bamaze kumenya ubwenge. Emily na wa mugabo barabanye babyarana abana 2. Ubu ngubu ni umuryango wishimye. Isomo rero ry'uyu munsi wakora ku buzima bwa Emily, burya kwihangana, kudakururwa n'iby'isi ugashyira ubuzima bw'abandi nibwo bugeza ku intsinzi. Kandi uko byagenda kose, kwihangana, kwigira ku bibazo wanyuzemo ndetse no kudatwarwa n'iby'isi ngo wihutire amafaranga, bibe byatuma uhonyora ubuzima bw'abandi cyangwa bibe byatuma ugira abandi wirengagiza kandi wakabafashije. Iryo ni ikosa umuntu aba akoze, kandi iryo kosa mu buryo runaka rizakugaruka. Icyo bita karuma ni ukuvuga ngo nugira neza, ineza uzayisanga imbere, ariko nugera inabi, burya nayo ni ntabi, nayo izaze kwirukaho. Burya mu buzima kwihangana, ukigira mu bibazo wanyuzemo, ntutume biguhirana, ahubwo ukagerageza igihe cyose gushaka icyabigukuramo, kandi ibyo bibazo byawe ntibibe urwitwazo rwo gutuma wakora ibibi kugira ngo ubashe kubitsinda. Niryo banga rigatuma abantu benshi batsinda, bakanagera no ku buzima no ku byishimo birambye. Burya ubuzima ni ishuri, uko buca bukira gerageza uragenda wigira kuri buri ntambwe y'ubuzima bwawe, ndetse byaba ibyiza byaba n'ibibi bikubaho mu buzima ugomba kubyigiraho ndetse ukabikuramo isomo rizagufasha kubaho ejo hazaza. Burya ubuzima ni uko buteye, kandi iteka ryose, buri segonda na buri munota wose uteye mu buzima ukubera isomo, ukubera ishuri. Igikorwa cyose kikubayemo gikuremo ubumenyi bwaza gufasha kubaho neza mu buzima bw'ejo hazaza.